turatuje kumbuwe neza nanone turasuhuje cyane kandi tubaha ikaze kuri Balance TV. Muramenyereye tubagezaho ibintu bitandukanye, ibiganiro by'ubuzima, byatwiganiriye, ibintu bigiye bitandukanye kandi twizera ko bikomeza kubaryohera cyane. Uyu munsi rero ni njyewe Shimwe na Anne Josephine ndetse Dorothée Uwimpuhwe na Okofe Antoinette Niyonkuru. Ni ukuri iyo umuntu ari kumwe n'abavandimwe n'umubyeyi wacu, umuntu aba afite ibyishimo byinshi. Niyo mpamvu mubona nyine umuntu anezerewe, ari kumwenyura. Ariko kandi kumwenyura ni byiza, rero kumwenyura ntabwo ari umva nayo ari ukomeye cyane. Bibiliya nayo mu migani ya Salomo aravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Ubwo rero uwo umuntu aseka amwenyura rwose ni umuti mbese utuma umubiri wacu ukomeza kugubwa neza. Murabyumva rero namwe abadukurikiye kuri Balance TV, niba wumva ushaka kumwenyura, ushaka guseka, seka rwose ibintu bigende neza. Ikindi ni umuntu wumva yifuza guseka aduhamagare duseke. Hano guseka ni ubu guseka ni byiza cyane, ni ukuri pe. Guhora mbere ngo byongera n'iminsi yo kubaho cyane rwose. buriya si byo? Nanjye urabibona ko ukuntu ungana gutya nyine uko muraseka. Niyo mpamvu nta minkanyari iratangira kuza. Hariho duke ariko natwo barangira umuti pe. umuti ni uguseka nyine cyane. Hanyuma harimo abantu nyine baba batagize, nyine akaba atazi guseka, akaba atazi umva niyo waba n'akantu gashekeje ntashobora guseka. ubwo se urumva yenda gutya biraje twatangiye baho ubuhamya. Buriya rero guseka ni umuti. Mbaza ngo kera byagendekeraga kera nari mbayeho mbese kuva ndi umwana kugeza nko mu wa kangahe isukura, kugeza ndi nko muri siziyeme segonderi muri mu wa gatandatu. umva nari mbayeho handi n'abantu baseka nkavuga ngo isonga bariya barimo baraseka iki gisekeje, mbese bari gushima biriya ni barimo bashyigikiye abantu bagakubita ibitwenge bagaseka bagasigara ameze ariko uriya muntu naje kubisaba Imana nyabuneka. Imana igira iti irasubiza. tubwiza ukuri ukuntu wapfukamye. Ni ukuri oya uzi nahoraga nyine urabona nk'uko abantu baba barimo baseka sibyo, ndaho ndatuje simvuga. Bamwe bakavuga bati uyu muntu utavuga azanira n'amagambo ya nyajyana se ndayafite wajyana bitagira. Ndaho njingiye rwose nta guseka nta kumwenyura. Naje gusaba Imana nti Mana we ntazi ko mbangamira abantu koko. Ubu ngubu kuba byonyine nimereye uku babyibazaho babyibazaho bati kuriya muntu uhora ameze kuriya ubundi ni iki agiye afite ururimi ntarwo afite, ese buriya afite amenyo ati buriya ntabwo aribyo byatuma aba adashaka guseka no kuvuga. Noneho uyu munsi wakoze umunwa. Yewe umva hano mbana n'abavandimwe n'uwima hari utazi no guseka rwose bagize gushaka ngo babinyigishije ryarira ni muri covid akazi kari karagize gati ari ukuryama umugongo ukaba buri munsi ni story mbangize nta guseka biba guseka. Ubu rero basigaye bavuga batari ku
guseka ni byiza nyine. Yes, guseka ni naje gusanga nta n'icyo bitwara. Yes, cyane ko nk'ibyo ngibyo uvuze hari nk'abantu bakurikira no kuri Balance Life TV ashobora kuba nawe ameze uko sibyo, ariko urwo rugendo rwamuhaye bikaba byatuma nawe nabivuga gute nawe ava muri iyo pariti yararimo akaza muri pariti y'iki yo kubera ko yumvishe ibyo utubwiye. Ahubwo n'ikindi nshaka kuvuga nk'abantu umuntu aricara ati kanaka ntavuga ni umugome ni umutima wizwe nta n'ikintu uba utekereza. Naricara nkumva ndaho ntacyo ntekereza, nta muntu ntekereza nabi, nta muntu ndatuje konguwe neza uraho umva nta bintu by'umutima mubi, nta muntu mutongana, nta muntu mugiramo, ariko ukumva umuntu ari kuriya mukobwa we kuriya ngo kagira ubutindi yese ko twica tugaseka yicaye hariya baratwumva ntanaseke se burabiraniye urimo kuzinga biri bujyane we none se hakubaza wajyana amagambo udafite wayabaruta kandi ntabigira ni hatanga. Yes, icyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko ariko usanga umuntu yatekereje undi kubera ko abona ameze uko ugasanga kumutekereza ngo uyu muntu ngo ibiki nk'uko ngo ari bujyane amagambo kubera ko atavuze ikindi tugira ngo ni umugome n'umutindi ibyo bibaho aba ameze iki ukareba abandi twige kutajajinga abantu igihe utaravugisha umuntu wowe uramenye ikimutera kuba ameze uko ntukamucacinge. Ikindi kandi kamucira ubanza mu rw'iwacu kuko ntubuzi impamvu ameze uko ashobora kuba ariko yavutse cyangwa aba yakurikije mu muryango we cyangwa hari ibibazo byatumye amera uko, ariko nanone yagera ahantu nyine yumva nyine ugasanga araje kwirekura aravuga. ubwo rero ni byiza ko nyine tudashyira abantu urubanza tutaje kumenya ese bimeze gute kandi nta mvura igwa ntihite. Urabyumva ko yahise imvura y'umuvandimwe Imana ijya gusenga ariko birangira n'ubundi abaye umuntu useka wishima buri kintu cyose rero kigira igihe cyacyo. Abantu rero dukurikiye ni ukuri guseka ni byiza ariko niba unabigerageza n'ubundi bizaza kuko rabitubwiye atubwira urugendo bizaza rwose wese ubyumva. rero rero sinabyumva ibyo ngibyo kuko kuva mvuka ndaseka ni uguseka mbese ahantu badaseka nanjye sinjye kukubeshya, ahantu badaseka harambangamira numva mbita ndwara nyine nanjye uwo umwuka wo kudaseka ukanyinjiramo wumva birandangiye. nyine wumva ko ari kwa kundi umuntu uba ameze atyo nawe aba yumva umuntu wicaye aho ngaho aturamye aho ngaho atavuga. ni ukuvuga ngo iyo bibaye byiza nyine abantu barumvana kuko byanze bikunze ngewe guseka nkunda kuba muri ahantu bari muri mudu nyine abantu mbese baseka noneho nawe undi udaseka akanga ahantu baseka akumva barimo baramusakuriza. rero byiza ni ukujya ubasha kugira gute kubasha kubana n'abantu bose. ubwo nicyo twita wenda capacité d'adaptation cyangwa se adaptation capacity, kwiyadaputa ahantu hose aho bagenda gahoro nyine ugenda gahoro aho mbese baba bameze ukumere ugira uryasaza azijya mbese. Murabyumva rero bakunzi bacu twizere ko hari benshi batari bazi wenda nk'ibi ngibi ariko bizeye ko mubimenye ahangaha kandi bigiye kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Iki kiganiro rero twabagezagaho ni Balance Life TV nakagaruka. Icyo tubasabye ni kimwe, bakora iki? Baseke, bakore subscribe, baduhamagare duseke, bakore like, bakore share, mbese ibintu byose bibe nibyo rwose kuko ibyo baca bitubwiye ibintu nk'ibi iyo nama bahaye muyikurikize kandi dukomeza no kwisekera
bintu bigiye bitandukanye. Yari Base Live TV rero hamwe nanjye Ishimiyane Josephine Uwimpe Dorothée Aurore Antoinette Niyonkuru. Mukomeze kugira ibihe byiza munogerwa n'ibintu bitandukanye tugenda tubagezaho.